kumbona wa mugabo oya Arwambwiye ati nubwo abintera mu rushinge sinzigera nemera ko atari umusaza rukokori. Uyu yitwa Bijobija wateye urujijo rwashushubije benshi intekerezo kubera kumwazaho byinshi. Bamwe baragira bati ni umusaza, abandi nabo bati si umusaza. Izi mpaka zombi z'urudaca hagati y'impande ebyiri zisa n'iziri mu kiganiro mpaka utekereje neza usanga zifite ishingiro. Abavuga ko ari umusaza ahanini bashingira ku myitwarire ye idasanzwe ya gikambwe irimo imyambarire, imivugire, imigendere yewe n'imikorere ye. Ku rundi ruhande abandi bo baragira bati umusaza usimbuka nk'umutubu akayabangira ingata nka Gasongo ni umusaza bwoko ki. Iki cyegeranyo kigufi kiraza kurangira ushize amatsiko kuri byinshi wibazaga kuri uyu musore wamaze gufata titre ya muzehe, cyane ko burya ari umuntu umwe urimo abantu babiri batandukanye nk'uko uraza kubisobanukirwa byose binyuze muri iki cyegeranyo. Turakwibutsa ko hano wageze ari mu ruganda rw'ibyegeranyo, hamwe tudahwema kugusasanurira amateka y'amwe mu bantu b'ibyamamare, cyane ko ari benshi bahora banyotewe no kumenya byinshi kuri ibyo byamamare. Ushobora kutwereka ko ukunze ibikorwa byacu ukanze subscribe kuri uyu muyoboro, ugakanda na like kuri iyi video. Hagati aho wifuza ko twamamariza ibikorwa byawe waduhamagara cyangwa twandikira kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Naho njye nitwa Obed Rugwiro, ngwaye ikaze. Ubu by'ibikoresho byiza ku ba content creators byifashishwa mu majwi n'amashusho birimo mikrofone z'ubwoko bwose, sound card, amatara ya telefone ya kamera, ring light, phone stand, camera stand n'ibindi. Bikiri ngombwa ko ubitumiza ikantarange kuko mu cyanzu.com ariho honyine hizewe wabisanga. Sura website yacu ni wa3.icyanzu.com ukore order y'ibyo wifuza. Turakwibutsa ko aho uri hose mu gihugu ibikoresho byawe wahashye tubikugezaho mu buryo bwizewe. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa utwandikire kuri 0782 wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi munsi y'inyubako yo kwa Makuza. hari just ngaba data no data mundi bikokora pa mwayikimwana ura n'abakina kagera pe. Ubundi abantu benshi bazi Bijobija Geregwari umukina filime ko ari ukunda kugaragara mu maso ya benshi. Uwo Bijobija Geregwari yamenyekanye nk'umusaza rukokori. Nuganira nawe yazakubwira ko afite imyaka 40 y'amavuko ndetse ko yarwanye intambara ya Shikaramu, mu ntambara zabayeho kera cyane. Mu ntambara ya Shikaramu wari ushinzwe mu tekiniki kuko hari igihe cyageraga iyo intwaro yabaga yagushiranye nje wari ushinzwe gutoza abasirikari ibyo bwo kwideburira. Rahira iyo agana n'itangazamakuru arangwa no gutebya cyane ndetse agatera n'ubuse. Cita no rugutura ubwangate nikwenda. Uyu siwe tugiye kugarukaho kuko abenshi muramuzi cyane. Abone wowe wabyumvise neza, tugiye kurebera hamwe Bijobija abenshi bahora banyotewe kubona no kumenya. Ntucikwe. Amazina ye ni Manesabayo Prosper, yamamaye nka Bijobija Geregwari muri sinema. Yavutse mu 1995, avukira mu karere ka Musanze, umurenge wa Muhoza ahazwi nko kuri Sotiro. Aya Musanze yavukiye ni naho yize kugeza soreje secondaire muri GS Muhoza ya mbere mu ishami ry'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima MCB. Nabayeho mu buzima bubi, bwana bwanjye nabayeho ndimfu. Kuva mu bwana bwe Manesabayo Prosper yabayeho mu buzima bubi cyane bwo kwishira isazi mu jisho, isari yarasumbye iseseme, ko yisanze ari imfubyi buri akiri muto cyane kuko ababyeyi be bapfuye afite imyaka 2 gusa acyonka. Ikindi ngo nta murumuna we cyangwa mukuru we afite. Kuba muri ubwo buzima ngo ni ibintu byamuteye ibikomere iyo yumvaga abana bahamagara ababyeyi babo. Aganira na Cheta Magic yagarutse ku munsi yari yagiye gusura nyina wabo, maze abona umwana ahamagara mama we, bituma yibuka ko yakuze nta babyeyi abona kandi atazi aho baba. Niko kubaza nyina wabo aho ababyeyi be baba, maze yamubwira ko bapfuye, bimutera agahinda. Avuga ko yiza yisumbuye yibana mu buzima bwo kwicwa n'inzara. Ibyo rero byatumaga yicara mu ishuri kubw'umubiri, nyamara ibitekerezo bye byibereye ku cyari burye. Ati nyiri umunyeshuri inzara yarankubise, uburyo mwarimu yajyaga ku kibaho akandika note, najya kubona nkabona yatangiriye hino ageze nkiriya hirya, abandi barangije kwandika nkashigukira hejuru, abandi agarutse ubwo nabaga nibaza nti ndararira iki. Bijobija kandi avuga ko ageze umwaka wa 4 segonderi
yarariraga ibidodoki byonyine. tekereza ko niga nko mu mwaka wa 4 segonderi narariraga ibidodoki byonyine bikanuye, nta n'ikijumba nta n'igishiri. Avuga kandi ko usibye n'ibyo hari n'igihe yamaraga n'iminsi 2 atarya kandi yiga. Avuga ko bwari ubuzima bugoranye cyane, aho abayobozi bajyaga bamusohora mu ishuri yabuze amafaranga yo kwishyura, akagobokwa na zimwe mu nshuti ze biganaga bakemera kugabanya ku mafaranga yabo yo kwishyura, bakamwishyurira igice nabo bakishyurira igice, ubuzima bugakomeza. Dore uburyo noneho yaje kwisanga muri sinema. Ubundi byose byatangiriye ku ishuri muri Media Club yaho yigaga sekonderi kuri GS Musa ya mbere. Byatangiye asetsa abanyeshuri bagenzi be bakizihirwa, akanatangaza amakuru, cyane ko burya ngo nabyo abifitemo impano idasanzwe. Nyuma yo gusoza sekonderi nibwo we na bagenzi be barimo Dr Nsabi, Naranyobutumwa n'abandi bashatse icyo bakora bashingiye ku mpano zitandukanye bari bifitemo. Icyo gihe bakoze itsinda baryita Irebero Group, banashinga umuyoboro wa YouTube wawita Irebero TV, batangira gukina komedi batazwi ariko ntibacika intege. Bidatinze witwa Dr Nsabi yaje guhura na Kiramani, atangira gukina muri filime ze. Ibyo bifasha Irebero TV kumenyekana, aho kuri uyu munota Irebero TV iri muri channel zikomeye hano mu Rwanda zazamutse mu gihe gito. Bijobija kujya kina mu isura y'umusaza, aho akunda gukina ari se wa Nsabi na Bikokora, ni ibintu byateye impaka ku buryo bukomeye. Abantu bati buriya no mu buzima busanzwe no umusaza nkuko akunda kugaragara akina. Ibyo nibyo byatumye ducukumbura byinshi ku buzima bwe busanzwe, tumenye niba koko ari umusaza cyangwa atari we. Gusa nkuko ayo mafoto utasanga handi twifashishije tukumara amatsiko kuri iyo ngingo abigaragaza, ni umugabo ukiri muto unaseka neza, cyane ko afite imyaka 30 y'amavuko. Bijobija kuri ubu afite umugore n'umwana umwe w'umukobwa. Bijobija avuga ko akimara kurangiza sekonderi, mbere yo kujya muri sinema yabanje kubaho umugede, bimaze kuba umufundi, yamazemo imyaka 4 yose. Ariko nahereye mu kiyede nimba umufundi ngera ku rwego rwo kuba nagukora turaye inzu igisenge kikabanza, ahubwo pavome kaje mu kirere. Avuga ko yinjira muri sinema yabaga ari kugikwa, akumva aramuhamagaye ngo abonetse hagati y'atere ko gukinamo, agahita amanuka kugikwa akajya gukina. Nuryaga igikwa nk'amasaha 2 bati twabonetse ahantu twaje gukina hagati y'atere urihe turururu. Avuga ko abafundi bakoranaga bamagurwa amenyo kakava, yageraho akajya gufata umwanzuro wo kubivamo ariko ntacike intege. Bikoti buri kwambara umeze nk'ikivumvuri, nk'uguhuye na sobu kwegwa hura amaboko nta somo ufite, kuko nanje nkigaye kuko bamugana ubu nabingiye akamije mabwina ntanzasubirayo. Ariko kandi ngo abo bamusekaga nibo baje kumubwira ko bamusengeraga ubwo kari kamaze gufatwa. Ariko biyo mpuye n'umwe mwabo bafundi, twaragusengeye kabisa. Bijobija umwana wakuze ari imfubyi buri atagira n'umuvandimwe n'umwe, ubu ni kirangire muri sinema nyarwanda, cyane ko avuga ko ari ibintu bimutungiye umuryango. Ubwo yaganiraga na Kigali Today, Bijobija yabajijwe impamvu we na bagenzi be bahisemo gukina mu rurimi rw'aho baturuka. Ati nta kindi cabiduteye, ubundi cambere n'umwariko gwacu go mu majaruguru, twaravuze tuti reka tumanze duteze imbere aho twavukiye. Ikindi twaje kureba dusanga ari n'ururimi ruryoshe kuvugika, turavuga tuti natwe reka dushaka umwariko abandi bataragaragaza muri sinema. Ubwo nyine cambere cyo cibanze na majaruguru gacu tuba dushaka kwerekana, tugagaragaze mu bwumve mwebwe binaha i Kigali. Bijobija kuri ubu ngo intumbero afite niyo kuzamukina ukomeye ku rwego rw'igihugu, uburyo azajyana na nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri Rwanda Day. Intumbero yanje nagera ku rwego rwo kuba nk'umukinnyi mwiza ku rwego rw'igihugu, ku buryo nk'igihe nka perezida agiye muri Rwanda Day twaseruka tukajana. Kuri ubu Bijobija ageze ku rwego rushimishije muri sinema nyarwanda, cyane ko yamenyekanye muri filime zitandukanye zirimo iyitwa Ibanga ya Miss Nyambo, filime za Kiramani n'izindi zirimo iyitwa The Forest y'uwitwa Suroba, yakinyemo yitwa Muzehe Zangwendo. Ntimugire ubwoba mwana, I'm here to security you. ndi hano mbarinde
In all time you live here until you back home. Birashoboka ko uyu munsi utakibona Bijiyo Bija mu isi y'abazima kuko yagarukiye ku munwa w'urupfu ku itariki 21 Mata 2024 nyuma yo gukora impanuka ikomeye ariko ku bw'amahirwe akayirokoka. Iyo mpanuka yabereye mu muhanda Musanze Kigali ubwo Bijiyo Bija na Dr Nsabi bari bageze ahitwa mu Kivuga mu karere ka Gakenke. Imodoka yabo barimo iragwa ndetse irangirika bikomeye, bahita bihutanwa mu bitaro bya Nemba, bamaramo umunsi umwe. Nyuma y'uwo munsi barasezererwa bajya kurwarira mu rugo. Bamaze gukira bagaragaye bashima Imana yabarokoye. Abafana bacu hari kwa heri no kuzongera kunshigera, ariko burya Imana itari yavuga ngo ntabwo wagenda. Ni naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Tugushimira cyane ko twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda. Naho ubutaha Imana ibarinde.